Ndagusuhuje wowe ukurikiranye Green Apple Studio. Uyu munsi tugiye gutangirira hamwe isomo rya Microsoft Word. Microsoft Word ni isomo rizagufasha kugira byinshi ubasha kumenya igihe urimo kwandika document. Buri gihe ntabwo ari ngombwa yuko dufata umwanya wo kujya gushaka aho Microsoft Word iherereye. Ahubwo dushobora no kuyikereya aho hafi tutagombye kujya kuyishakisha mu yandi software, cyane cyane kubamenyeye yuko dushobora kujya muri Start. Nitwa Paul Habumugisha. Ushaka kudukurikirana umunsi ku wundi, uzakanda subscribe, noneho buri munsi ujye ubona notification ikwereka yuko isomo ryagezeho. Ushobora no kuba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ukatwandikira kuri email habumugishapaul7z@gmail.com cyangwa se kuri Facebook page Green Apple Studio. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi cyangwa ugahamagara kuri 0781299631. Ndabashimiye. Dushobora kuba turi ahangaha kuri screen yacu cyangwa se kuri desktop imbere, tugahita tubona Microsoft Word bitworoheye. Nta kindi ni ugukanda right click ukaza aha kuri new, hanyuma ukamanuka ugahitamo Microsoft Word document ugakanda OK. Hanyuma hano ukandikamo izina rya document yawe ushaka, learn. Warangiza ugaklika double click ugafungura. Aha murabona ko byoroshye cyane kurusha uko twaza ahangaha tugatangira gushakisha Microsoft Word ahantu iherereye. Hanyuma aka notification kaba kaje uragakorozinga, wanashaka nibi byo ku ruhande ukabikorozinga ugasigarana workbook. Icy'ubururu ni iki cyose niyo twita ribbon. Iyi ribbon ibigizwe n'amatabs. Tabs ni izi ngizi: file, home, insert, design, layout, references, mailings, review and view. Noneho ikagirwa n'izi group. Buri group itandukanywa n'aka karongo n'iyindi. Ubwo dufite group clipboard, font, paragraph, style, editing group. Buri group ibigizwe n'utu elements. Ni ukuvuga ko clipboard ifite paste, cut, copy and format page. Aha iyo ushaka ku accessinga tab runaka uyikandaho. Iyo ukanze kuri tab murabona yuko bigaragara ko ikanze kuri tab n'amagroup arahinduka, kubera ko buri tab nayo ifite ibiyigize. Hanyuma iyo ushaka yuko iyi party ya ribbon iba ntoya bitewe nuko byifuza, ukanda double click wihuse cyangwa se ukanda kabiri left click wihuse. Icyo gihe ubu setinze yuko uri bukore documents zawe zose ribbon yose itagaragara. Ni ukuvuga ngo nuzajya ushaka ku accessinga tab yariyo yose uzajya uyikandaho ukora icyo washakaga gukora, noneho nugaruka kwandika byongere bibure. Ariko nanone iyo ushaka yuko bikomeza kuba bigaragara imbere yawe ukazajya ubya accessinga cyangwa se ubikoresha utagombye kongera gukanda, wongera ugakoresha bwa buryo twakoresheje mbere, ukanda inshuro ebyiri left click wihuta. Iki gihe uzakomeza kubona ribbon yose iri hejuru. Hari ikindi gice rero, iki ngiki bita scroll up and down. Iki gice nicyo kidufasha kumanura page cyangwa se tukayizamura. Iyo ukoresheje ahangaha, iyo ukanze ahangaha ukoresheje right click, ushobora guhitamo kubona page ya nyuma cyangwa se ukabona bwa buryo bwo kuzamura cyangwa kumanura. Iyo ushaka kujya kuri page hejuru ukanda top, cyangwa washaka kujya hasi ugakanda bottom. Dufite n'ikindi gice ahangaha, iki gice nicyo kizaho scroll
left or right, cyangwa se kwigiza hirya cyangwa se kwigiza imbere. Tuvuge mfite zoom nini cyane, bituma page yanjye iba ngari cyane bitewe n'ibyo ndi kwandika. Icyo gihe ahangaha hasi hahita haza kaga parti kameze nk'aka ko ku ruhande kagufasha kwigiza hirya cyangwa se kwigiza hino. Naho hari ya option nk'iyo twakoresheje tureba ngo ni gute nahita ngera hirya byihuse. Rero nshobora guhita njya ibumoso ako kanya cyangwa se nkajya iburyo ako kanya. Murabona yuko nabyo byoroshye. Reka tugaruze muri nomo. Hanyuma hano rero tuba dufite agaparti kashinzwe kubara page dufite ku rupapuro. Ni ukuvuga ko igihe ugifungura dokima uba ufite uburenganzira bwo kureba ahangaha ugahita umenya ngo dokima yanjye ifite page zingana iki. N'aka ngaka gashinzwe kubara amagambo. Ni ukuvuga ko nako kabara amagambo nta na rimwe gasimbutse, kagahita kakubwira ngo dokima yose nubwo zaba page 1000 iraza kuba ifite amagambo angana gutya. Aka ngaka nako kitwa checking for proofing error. Ni ukuvuga ngo errors ziri muri dokima aka ngaka nako kagenda gaprovinga niba zihari koko. Reka twikomereze. Ahangaha iyi parti birimo reading mode. Read mode iyo uyikanzeho ntabwo uba ufite access yo kwandika, ahubwo uba ufite access yo gusoma. Iki gice nicyo bita quick access. Aka ngaka nako gusevinga. Utagombye gukora za nzira zose zo kuza kuri file ngo usevinge cyangwa se ukande control save. Ushobora kuzamuka ugakanda aka gaparti gahita gasevinga byihuse. Barimo no kukubwira ko ushobora gukoresha shortcut ya Ctrl+S. Iyi parti iyi ngiyi mubona itarimo kugaragara bayita endo. Iyo ugize icyo wandika muri Word icyo gihe ihagaragara kubera yuko ishinzwe gusubiza inyuma n'imbere. Igihe rero nta kintu wanditse ntabwo igomba kugaragara kuko ntacyo yabisubiza inyuma cyangwa se yigize imbere. Iyi nayo ishinzwe gusubiza inyuma niba wari wasubije imbere. Ni ukuvuga ngo ibyo nanditse mfite uburenganzira bwo gukanda nkasubira inyuma aho nahoze, mfite n'uburenganzira bwo gukanda nkagaruka aho nahoze. Iyi parti ya quick access ushobora kugira ibindi bintu wongeramo. Iyo ukanze ahangaha kuri aka ngaka bahita baguhereza liste y'utundi tuntu ushobora kongeramo ukazajya udukandaho byihuse utagombye kujya kudushakisha ahandi. Urugero nka spelling and grammar. Spelling and grammar ubundi iyo ushaka kuyikoresha bigusaba kuza ahangaha muri review ukaza gukanda ahangaha. Ariko iki gihe noneho iyo wayishyize kuri quick access ntabwo uba ugikeneye kuza ahangaha ahubwo uhita uyikandaho direct. Tuzagenda twiga uburyo ikoreshwa. Hanyuma tukagira n'iyi parti. Iyi parti ni yerekana ibintu bitatu by'ingenzi. Ushobora kuba ushaka yuko ka page kawe ka Word kagaragara ariko kakagaragara ari gatoya muri tableau cyangwa se muri screen. Hanyuma abasanzwe bakoresha computer basanzwe bamenyereye aka gace ko iyo ifunguye dokima utu tuntu dutatu tugomba kuba duhari. Iyo ushaka rero kugira ngo page yawe uyigire ntoya muri screen, iki gihe uzakanda aka gaparti kitwa restore down. Icyo gihe iyo ukanze restore down page yawe ihita iba ntoya bitewe n'uko ubyifuza. Ushobora kugenda ukanayigabanya ukanze kuri aka kantu ko ku ruhande ndetse ku mpera ya dokima, hanyuma ugaholdinga cyangwa ukakanda ukagumishaho left click ugasunika ujyana aho wifuza. Ni nako wabikora no hasi cyangwa se hejuru. Birumvikana ko iyo ushaka gusubira uko byahoze ukora maximize. Hari agace gakurikiye hari kano kari ikimenyetso cyo gukuramo akaba kita minimize. Ni ukuvuga ngo ibintu bubikuye muri tableau bikaza ahangaha kuri taskbar. Iki gice guhera ahangaha kumanuka kuza gutambika kuza kugera aha nicyo bita taskbar.
Iyo ushaka kugira ngo byongere bigaruke ushobora gukoresha uburyo bubiri. Ushobora gukanda kuri ka kadokima kawe hasi kuri taskbar gahita kazamuka. Ushobora no gukoresha ubundi buryo bwa shortcut aho ushobora guholdinga alt cyangwa se ugakanda alt ukagumishaho ukazajya ukanda tab paka igihe uboneye ya dokima. Kubera ko twari twafunguye document imwe niyo mpamvu mise nyigeraho. Ni ukuvuga ngo iyo urekuje rero gahita kazamuka. Hari akandi gaparti ka gatatu kazadufasha gukorozinga dokima yacu. Iki gihe iyo hari ibintu wakoze ugakanda close bazaguhereza notification niba wifuza kubifunga utabisevinze cyangwa niba wifuza kubifunga ubisevinze. Reka ahangaha duhite twigiramo isomo ryo gusevinga. Niba hari ikintu nanditse iki gihe nifuza gusevinga dokima yanjye. Iyo usevinga dokima ushobora kuza ahangaha cyangwa se ukaza ahangaha kuri quick access bar. Twabivuze ariko mu buryo busanzwe iyo umuntu agiye gusevinga document aza ahangaha kuri file tab, ubwo niyo file twize, niyo tab ya mbere twize, noneho ukaza ugahitamo save. Reka tubanze twumve logique yo gusevinga ukoresheje save na save as. Iyo ukoresheje save iraza gukora nka save as igihe ugiye gusevinga dokima yawe ku nshuro ya mbere. Ariko igihe dufite dokima isanzwe isevinze turakoresha save as igihe dushaka guhindura izina cyangwa se dushaka guhindura location aho dushaka kubisevinga. Rero nta mpamvu zo gukoresha save as nubwo nayo yakora mu gihe save n'ubundi ishobora kudukorera nk'ibyo twifuza kubera yuko dokima yacu ari ubwa mbere tugiye kuyisevinga. Turakanda save. Nidukanda save bahita batwereka turashaka kubisevinga hagana hehe. Iki gihe nshobora guhitamo gusevinga kuri desktop. Mbibutsa yuko yaba ari ya dokima yacu ya mbere twabanjije gucreatinga kuri desktop ntabwo byari kudusaba gusevinga. Rero niduhitamo desktop barabituzanira cyangwa se batuzanire aka gatablo katwereka izina. Reka duhite twandikaho learn2. Iyi niyo file name. File name twayanditse. Hanyuma ubwoko bwa document ushobora gusevinga as word cyangwa se ugasevinga as other format cyangwa se ubundi bwoko. Hari abakunda kugira ikibazo ngo none se ndasevinga muri PDF gute? Niba rero ushaka gusevinga muri PDF ni ubu buryo uri bubigenzemo. Uraza uhita ukanda ahangaha kuri save as type uhitamo PDF, ariko turi ku isomo rya Word. Iyo ugiye gusevinga dokima yawe ushobora kuba wifuza yuko ari weho uzajya uyisoma wenyine, umuntu udahaye password cyangwa se ijambo ryo kuyifungura ntabe yayisoma. Icyo gihe uraza ahangaha kuri tool uhitemo general option, nurangiza ushyiremo password to open. Password ishyizemo ni iyanjye bwite, nta wundi muntu uyizi. Hanyuma aha ha kabiri ni password to modify. Iki gihe ushobora gushyiramo password only to open cyangwa se password yo gufungura gusa, ariko ntushyiremo password to modify. Ni ukuvuga ngo iyo usevinze iki gihe barongera bakakubwira ngo ushyiramo ya password kugira ngo barebe kuyibuka. Noneho nshobora gusevinga. Reka duclosing turebe ubwo nta kintu batubaza. Learn2 nituyifungura baradusaba password. Nishyiramo password itariyo ntabwo biri bukunde, ariko ninongera nka closinga nkafungura nkashyiramo password iriyo, iki gihe nifungura birahita bifunguka. Mwari muri gukurikirana isomo rya Microsoft Word
iyi ni intangiriro yaryo, tuzagenda twiga byinshi birushijeho kandi twizera yuko aya masomo azagenda abafasha muri byinshi.